bafite amazu afite agaciro kangana na miliyoni 10 no munsi ya miliyoni 10. Noneho leta inzu y'amake yatanze ni miliyoni 10 mu cyiciro cya mbere, uyu munsi ugiye kugirwamo miliyoni 19. Bonye ko abapolisi biyumva cyane kuruta abasirikare, kandi abasirikare ari bo barenze. Jewe ndabubaha n'abayobozi n'ingabo z'igihugu n'abaturindira umutekano nk'abanyarwanda, ariko hari ukuntu abapolisi bagira amakanu ko gushaka gukandamiza nk'umuntu bitwaje nka uniform bambaye, kuko nta buryo waje ufata umuturage ngo uze uhamirize mu mutungo we yaruyitunzwe nurangiza ubugabira umushoramari. Iko nagasuzuguro biye kudusuzugura. Rero turabizi neza umuntu ashobora gupfa, bashobora kumwica, ashaka kumucecekesha, ariko twebwe ntabwo tuze guceceka imyaka ibaye 6. Jewe rimwe nigeze kujya gusura umuntu muri gereza nyine kuri polisi, urumva nagezeyo nta makuru mfite. None urabona iyo wasuye umuntu uba ufite impamyi yo kumureba, nyine ureba ukuntu ameze. Arasohoka ko hariho gate y'amagiriyaje, hari nyine ubwo navuga ngo ni urupangu rw'amagiriyaje aho bari nyine. Urumenya nawe nkibona umuntu wanjye ndiruka nyite akima magara, ndiruka njya kumwegera nyine mfata kuri za boro nyine zifunze urugi barimo. Umugore w'umupolisi yavuye nkubiturushye, aho kugira ngo azambwira ati gufata hano ntibyemewe, kwegera hano ntibyemewe, gutya na gutya, nkubisurushye. Arangije ahita napfunga. Ubwase ubusuma hoteli njyewe nyine naje hano pe, niba ari amakosa nkoze sinarindiza, ariko nyine byarantangaje abapolisi kuki bagira akantu ko gukubita cyane. Si ubwa mbere si n'ubwa kabiri. Noneho abapolisi b'imuhanga, abapolisi bakoze ku itariki 2 z'ukwezi kwa 6 uyu mwaka, ubwo ni sejo bundi mani. Abapolisi batandukanye cyane n'abasirikare. Abasirikare bafite ukuntu bari hambo, ariko abapolisi bariyumva, abayumva hari uri chip. Twe turi abaturage, icyo tutazi mu dusobanuye barakabya. Abapolisi noneho bakoze patrouille ku itariki 2 nimugoro, nyine bakoze ijoro. Nibwo naboneye ko abapolisi ari abagome. Umwana yuze kujya mana yanjye, sinzi ukuntu bino bintu nabivuga, ariko abapolisi bisubireho. Niba umuntu bamurebye bakabona wenda ntago ibintu ari gukora byemewe, hari uburyo afata, ariko bafite akantu ko gukubitana nyine tu, bo bakifata bagakubita abantu kubakubita ntabwo biyemeye, cyane cyane ko wowe nakwita nkaho uri mukuru kuruturiya muntu. Umwana w'imyaka 16 uramungasinki, uramumena amatwi kugira ngo nyine Justin abone kurenza. Abapolisi bro, sinzi niba ari njye nyine wabonye ko abapolisi biyumva cyane kuruta abasirikare, kandi abasirikare ari bo barenze. Jewe ndabubaha n'abayobozi n'ingabo z'igihugu n'abaturindira umutekano nk'abanyarwanda, ariko hari ukuntu abapolisi bagira amakanu ko gushaka gukandamiza nk'umuntu bitwaje nka uniform bambaye, kabatuza bakamera neza. Ese abana babo ko biga muri za green, twebwe abacu bakwiga hano muri ketchup, tuzahurira he? Barashaka noneho okay nibanyimure nabi. Ntabwo nakwigomeka uburyo bw'inyungu rusange, ariko nibanyungurana ikwiye kandi mu mafaranga. Seho igitekerezo n'ikibazo gifite imyaka 40, mfite abana 3, mfite n'umugore umwe, kandi twarasezeranye. Nta kazi ka leta nigeze ngira, nta sambu n'imwe mfite imbaruriweho, ariko systeme bita imibereho yagiye kusora ku cyiciro cy'ibihumbi 20. Ngiye kureba sanga umuntu wishyura ibihumbi 20 ari umuntu w'umukozi wa leta uhembwa byibuze ibihumbi 100 ku kwezi. None ngewe nibaza impamvu nkanjye Didasi mpagaze hano nzishyuzwa ibihumbi 20 nta sambu ufite, bavuga ngo umuntu wishyura ibihumbi 20 ni umuntu
aya n'aya. Nyuma yaho bakavuga uti ngo wowe ngunywaga ng'icupa nga hariya, niba nywa iryo cupa wenda reka ngirengagize. Uwo mwana w'umwaka umwe mfite bagizeho 20, we ayakorera hehe? Ibyo rero mu mibereho byo bavuga ngo nizingo, ibyo rwose mbishyize imbere ya gitifu, niyumva ndajurira ambwire, cyangwa nabona nemerewe kwishyura 20,000 kandi watabyishyura nahembwa, ngewe nzayatanga. Ubwo bazajya bafunga umwana w'abirenganiremo banarinywe. umuyobozi n'umwe utarageze ahangaha usibye nyakubahwa perezida wa repubulika n'utaragera ahangaha, abandi bose barahageze birabananira. naho ataturengera uwiteka azaturengera. murakoze. ntabwo nazajya mu nzu y'ibyumba 2 na salo. amazu yanjye yarantunze maze imyaka 22 hano muri Kangondo. abana aje mfite abana biga segonderi 4, abandi 4 biga primaire ari gatoya. abana bose barashingiwe, narabashingiye mu mafaranga mbara mu mazu yanjye, bariga bararangiza. kumbwira ndi umukecuru imyaka 60 tugiye ku nzu y'ibyumba 2 na salo, ntinyagambura ntafite naho nsohokera. leta yacu batubwiye ko ari leta y'ubumwe, ariko ikimaze kugaragara ni leta ya bamwe. uvuga ngo ni leta y'abakire, ni leta y'abashoramari, ariko umukene n'undi uri mu nzira njyabukire uwo nta jambo afite muri kino gihugu. ese utekereje ko ujya kurwana na leta kandi ari papa? ubwo nyine ni papa, uraba uri kunika. nimba igeze muri 40, nibazane 40, cyo twicare ku meza tuganire, mbabwire ibyo nshaka. inzu za Nyagasambu zirari zigura 15,000 z'amakadasiteri, nagera nkatuzamo abana bacu. kuko nyakubahwa uriya ahantu nakoresheje expertise yabo nagiye hejuru ya 1,100,000. ubwo rero 1,100,000 bazimpaye narushaho gutera imbere, ariko unjyanye hariya mu Busanza ubu mfobeje hasi buryo ntabasha no kuzamuka. ariko nahaguze 25,000 ntaravugurura. maze kuhavugurura hafashe nka 60,000. bagiye kumva bampa 40,000, umugenagaciro wanjye ampa 80,000, ariko bagiye kumva bampa 16,000. turi abantu bashyizwe mu kato, twitwa izina banyahe, bakora ibinyamakuru, bazana igihe nakibonye kigenda gifotora mu bishanga by'iyo ngiyo, ahantu ho guturwa ntibahafotora, bafata amafoto bakajya mu gishanga cy'iyo ngiyo, ibintu byavuye Nyabisindu, ibyavuye muri Juru ni umudugudu w'abakire duturanye, ibyavuye Nyarutarama mu Gahinga, ibyavuye Kibagabaga, byose bakabyitirira abanyahe kugira ngo dukorerwe ubugome. nkanjye Shikama Jean Dodier ntawigeze afotora iwanjye, uhageze ntabwo wahagereranya n'ibintu nabonye ku gihe. turi abantu bashyizwe mu kato, ukagaragaza ko ari agace katemerewe kuba mu bandi bantu. twe turi abantu batagomba kuba mu bandi bantu. umushinga wa hano turabizi neza ko umushoramari yabaha amafaranga barayabahaye, barayarya uko bayarenze ubitubaza, ariko turabizi. urumva barashaka kujya kudutsindagira mwariya amazu, ariya mazu yabo ubwo yavuga ngo ni inzu ngo zifite agaciro. iriya nzara ata 14,400 jamburete koherejeho umugena agaciro, yahe agaciro ka 2,2 yayishyizemo amakaro, ashyiramo igipanda, asiga irangi, akora finisage nziza, ashyiramo inzugi zitari ziriya mbaho, ariko hatubana 14,400. kubera iki? kubera ko bayibye. ibyo uvuze igipanda, amakaro n'iki birimo? nta birimo. ni ukuvuga ngo bo bayisize hariya ari ibitafari gusa, kandi bajya no kuzubaka. ndagira mbabwe nta twiye twumvikana nabo, ntabwo twigeze tubabwira ngo baduhe ingurane ikwiye mu mazu. ni ukuvuga ngo rero be kutuyoboza igitugu n'agahato. turi abaturage. iki gihugu ngewe nkimazemo imyaka 47. ni ukuvuga ngo kuva 94 kugeza uyu munsi amateka y'iki gihugu ndayazi. ni ukuvuga ngo rero be kudufata nk'abaturage b'injiji batagira ubwenge, baze baza badukubiteho ibintu hejuru bumve ngo turabyemera. cyakora birashoboka ko ahangaha ariho impinduka zishobora kuboneka, kuko
nta buryo wajya ufata umuturage ngo uze uhamirize mu mutungo we yaruyibyunzwe nurangiza uwugabira umushoramari. Iko ni agasuzuguro. Be kudusuzugura rero turabizi neza umuntu ashobora gupfa, bashobora kumwica, ashobora kumucecekesha, ariko twebwe ntabwo tuze guceceka. Imyaka ibaye 6. Ikibazo cya Kangondo ya mbere, Kangondo ya kabiri na Kibiraro ya mbere hamenyerewe nka Barnyahene rw'impyisi gikomeje kubura umuti nubwo uteganywa n'amategeko abategetsi bakomeje kuwirengagiza. Ni umuti witwa ingurane ikwiye yumvikanyweho. Inzego z'ubutegetsi zikomeje gupfobya bikabije aho abo baturage batuye, haba mu buryo bw'imiturire, haba mu buryo bw'agaciro k'amazu n'imitungo yabo, haba mu genagaciro ubwo birumvikana, ndetse haba no mu gace batuyemo n'ibindi byinshi. Izi nzego z'ubutegetsi ni nako zifashisha bimwe mu bitangazamakuru byemeye kujya mu mujyi umwe wo kuvuganira abarenganya abaturage ba Kangondo na Kibiraro. Duherutse kubasogongeza ku mashusho ku isura muterekwa, isura itagaragazwa y'iyi nyubako zisobanutse kandi zihenze zo muri kariya gace kagiye gusenywa. Ubwo noneho tugarutse tuzibereka mu buryo burambuye kandi tunabagezaho ibitangazwa na bamwe mu bakorewe igenagaciro ripfobeje. Benshi mu bafite imitungo iremereye kandi ihenze ntibigeze bagana inkiko kuko bamye bizeye ko leta izashyira mu gaciro ikabaha ingurane nyayo ihamye kandi ikwiye. None nabo birangiye bagiye kurimbura urwo babonye. Si inyubako zonyine zigaragaza ko harimo ikindi kibazo kitavugwaho, ibyo kwitwa ko batuye ahantu hari imyuzure nta migezi hariya, icyo kuvuga ko bari ahantu imvura izabahirika. Benshi ntabwo bari mu gishanga ahubwo bari ahantu hitaruye habasha kubakwa. Ikindi kandi igishushanyo mbonera kigaragaza ko kiriya gice kiri mu miturire, ntabwo ari igice kiri mu manegeka. Tutarondogoye reka tubahe ikaze ibindi mwihera amaso. Twa Nyarutarama mu mujyi wa Kigali baravuga ko batiteguye kuva mu butaka bwabo mu gihe basabwa n'umujyi wa Kigali mu kubwimukamo. Umujyi wa Kigali uvuga ko wimura aba bantu mu rwego kubahiriza igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali ndetse no gutuza abaturage hatabashyira mu kaga. Umujyi wa Kigali uvuga kandi ko abaturage bagomba kwimukira mu mazu bubakiwe ahitwa mu Busanza, mu gihe abaturage bamwe basaba guhabwa ingurane y'amafaranga. Hari igice cy'abaturage bemeye kwimukira mu mazu bubakiwe, ariko abandi bakavuga ko amazu basabwa kujyamo atanganya agaciro n'imitungo basabwa kwimukamo. Ni inkuru mwateguriwe na Jean Claude Mwambutsa i Kigali. Umujyi wa Kigali uvuga ko icyemezo gisaba abaturage kwimuka cyafashwe kubera inyungu z'igishushanyo mbonera. Uyu mujyi uvuga ko uwimutse agomba guhabwa ingurane y'imwe mu nzu zubatswe mu buryo bw'amagorofa mu gace ka Busanza mu karere ka Kicukiro. Bamwe mu baturage bemeye kwimuka ubu bakaba barageze mu mazu mashya, ariko hari n'abandi badakozwa ibyo kwimuka. Ese bo banenga iki aya mazu bahabwa? Inzu ni iyanjye, ureba aho haruguru bambariye miliyoni 16, kandi ngewe iyo nkurikije amafaranga igenagaciro amafaranga nari maze kuhapoteza nsanga ari muri miliyoni 50 na zingahe. Umugenagaciro wanjye aje ampa miliyoni 80, amaze kumpa miliyoni 80 igenagaciro narisubije ku karere. Risubije ku karere ntibigeze bongera kugira ute kunsubiza. Ngiye mfite umuvandimwe uba hano tuvukana, afite imiryango 8 n'inzu abamo ibyumba 3 na salo. Abana akabona aho bajyama, nawe akagira ubwisanzure mu cyumba cye, akagira n'inzu zimwinjiriza kuko ku kwezi ataburi 200 yakwinjiza kugira ngo ubuzima bwe bukomeje. Yagurishije iwabo aho yavuye, aza kurundarunda ahatuma abaho. Uramufashe uramujyanye mu Busanza mu nzu y'icyuma na salo, nkazabona hajyamisha abana, nkazabonaho umuvandimwe naza kumusura azajyama. Ntabwo ari abafite imitungo gusa bavuga ko babangamiwe n'itegeko ribasaba kwimuka. Aka ni agace kari gatuwe n'abafite amikoro makeya ku buryo byorohera abashaka amazu yo gukodesha atabahenze. Ikibazo dufite ni ukuntu twiyatanze amafaranga tukaba tugiye gusohorwa tutazi niyo twerekera, kandi nkanjye mfite abana 6. Rero dufite impungenge y'aho turi bwerekere. Nk'ubu nanjye ahantu nabaga nari maze kwishyura nyir'inzu amezi 2. Ubwo rero amakuru mfite bari kumbwira ngo ninsohokemo ngende. Ubu rero nanjye byambereye inshoberamahanga y'ahantu nshobora kujya nsizemo n'amafaranga yanjye. Bamwe mu baturage bataremera kwimuka bavuga ko batarwanya icyemezo cy'ubutegetsi mu gihe cyaba kigamije koko inyungu rusange, gusa imvugo yabo yumvikanamo gushidikanya ku kigenderewe. None rero umushoramari areba Kibagabaga, areba Agaciro, yareba na Nyarutarama,
yareba hano Kangondo ya mbere, Kangondo ya kabiri na Kibiraro, akabona niho honyine hasigaye ibibanza, akabona ni heza, agashaka kugira ngo ashoremo umutungo we, ariko twebwe dupyinagaje. Icyo rero nicyo kintu tutari gushaka, ntabwo twigomeka. Icyo tudashaka ni uburyo batwimuramo. Kubahiriza igishushanyo mbonera ndetse no gucunga neza ubutaka butoya umujyi wicayeho ngo nicyo cyatumye umujyi wa Kigali ufata icyemezo cyo kwimura aba baturage. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali Prudence Rubingisa ejo ubwo yumvikaniraga kuri televiziyo y'igihugu, dufite indi miryango 267 iri ku buso butari ubwabo. Ufite UPI yawe ariko inyuma mu gikari washyizemo undi muryango ugurisha umuntu, muri kuri UPI imwe muri abantu babiri. Harimo abashaka kwimuka ku nyungu rusange, harimo abashaka kwimuka kubera ko bagomba gutuzwa heza, kabone nubwo bari badafite n'ibyangombwa. Umujyi wa Kigali uvuga ko amazu umaze kuzuza mu Busanza akaba 1500, akaba yaruzuye atwaye akayabo ka miliyari 24 z'amafaranga y'u Rwanda. Umujyi uvuga ko imiryango yari ku butaka bugomba kwimurwa abaturage ikaba 1500, mu gihe abaturage bo bavuga isaga 2000. Muri aba abasaga gato 600 bamaze kwemera kwimukira mu Busanza, naho igice kinini kikaba kigizwe n'abataremera kuhava barimo 117 batanze ibirego mu nkiko. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango i Kigali. Gushaka kumenya ku buryo burambuye icyo leta y'u Rwanda ivuga kuri kino kibazo, twanavuganye n'umuvugizi wayo wungirije Alain Mukurarinda. Amazu muri Kangondo, amazu ari muri Kibiraro, amashusho arahari, n'amazu yandi bagomba kwimukiramo yubatswe arahari. Niba inzu yubakishije amatafari, inzu igeretse, inzu isakaye, inzu ifite imihanda, ibitaro, amavuriro, amashuri n'ibiki byose, n'ahandi hantu umuntu umwe wimutsa kubwira ati imvura yarayiguye ntabwo naraye mpagaze kuko natinyaga ko amazi yinjira mu nzu, n'ahandi hantu imvura iguye n'amazi yose asabona haca n'ay'imyanda akazamuka. Ibyo bintu abantu bajya babisobanura neza, kuvuga amazu n'amazu. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, imibare irahari mu mujyi wa Kigali ntabwo ari ibanga. Niba hari ahantu hatuye abantu 1000, imiryango 468, tukaba twazifitemo imiryango hafi 73 yari hafi mu gishanga. Bivuze ngo abantu bundi batuye mu gishanga nta nubwo baba bafite ibyangombwa by'ubutaka ko ntawe ugihabwa. Tukaba dufitemo imiryango 467. Ahangaha hari itasubiza ikibazo warumbajije, bari batuye mu nzu iri munsi ya metero kare 10, imiryango 467. Tukaba dufitemo imiryango 267 yitwa ngo irahetswe. Reka tubisobanure mu magambo make. Iyo umuntu ahetswe ni ukuvuga ngo umuntu afite icyangombwa cy'umutungo, afitemo inzu yubatse, arangije afata agace kamwe akagurisha umuntu umwe, akandi akagurisha umuntu umwe mu kibanza cye, ariko uwo muntu umwe bagurishije we nta cyangombwa yabonye. Bivuze ngo dufite inzu ifite icyangombwa harimo n'andi mazu 2. Bivuze ngo abo ngabo bahetswe ubundi ntibakagombye no kubona ingurane kuko nta butaka bagira ofisiyoma cyangwa mu maso ya leta, ariko nabo bahawe amazu. None se ayo mazu bashya barimo guhabwa araruta iyo mwavugaga iri munsi ya metero kare 10? Niho naringiye arayiruta. Icyo ngicyo rwose gisobanuke. Hanyuma abantu bahabwa amazu mu byiciro 70% by'abantu batuye hariya. Bivuze ngo nta n'umuntu ushobora gutinyuka kuvuga yuko yahawe inzu ifite agaciro kari munsi y'aho yari afite muri Kibiraro no muri Kangondo. None se kuki bano bashaka ingurane y'amafaranga leta itayiba? Reka ngusomere rero itegeko, ndanarisoma ko ryanditse kugira ngo impaka zivyo. Bavuga mu ngingo ya 35 yuko indishyi ikwiye ishobora kuba amafaranga y'u Rwanda cyangwa ubundi buryo bwumvikanyweho hagati y'uwimura n'uwimurwa. Ntabwo rero ingurane ikwiye igomba kuba gusa amafaranga. Itegeko rirasobanutse. Kumvikana ndiki ni ukuvuga impande zimwe ziricara bakabanza bakareba igenagaciro, noneho uruhande rumwe rukagira icyo rutanga kugira ngo n'urundi rugira icyo rutanga noneho bacyumvikaneho. Leta y'u Rwanda yatanze iki? Leta y'u Rwanda yatanze ubutaka ibwubakaho amazu ajyanye n'igihe tugezemo, irangize ishyiraho ibikorwa remezo. Wowe ku ruhande uratanga iki kugira ngo ushake gutegeka ngo urabona amafaranga atari nako itegeko ribivuga? Abantu bajye basobanura neza kuko yarakwirakwiye ahantu hose bavuga ngo
ingurane ikwiye ni amafaranga. Itegeko maze kuri gusobanurira, iyo abantu batumvikanye bigenda gute, bijya mu rukiko. Amategeko avuga iki bamwe muri bano bantu baramutse banze kujya aho hantu leta ibohereza bakaguma aho bari? Nagira ngo ngusomere ingingo ya 3 nanone. Uyu munsi turasoma kugira ngo abantu basobanukirwe hakuye ngo n'amagambo yacu dukoresha. Ingingo ya 3 y'iryo tegeko rya expropriation leta niyo yonyine ishobora gutegeka kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange. Ni ukuvuga ngo leta izagera itegeke uwigometse, uwanze ubwo azaba yigometse. Kwigomeka bihanwa n'igitabo cy'amategeko ahana mu Rwanda. Alain Mukurarinda. Iyi nama ikorewe aha ngaha n'umuyobozi w'akarere ese itanze ikihe gisubizo ku bibazo byawe? Ku kibazo cyanjye nta gisubizo cyanjye, nta gisubizo rwose kinyuze mbonye muhanonga. Ubundi aba bantu baza hano muri kangondero ya mbere, kangondero ya kabiri na Kibiraro, baje ari umugambi, baje ari ibintu bujuje, ntabwo baje ngo batubare nk'uko babarira abandi bantu. Uri kumva nk'ubu ngubu njyewe mfite ubuso bwa 430, nkageramo inzu y'ibyumba 5 na korodoro na salo, nkagira annexe ebyiri z'ibyumba 3 na salo, nkajyaho amashambure, nishyuza amafaranga 180 buri kwezi. Uri kumurikira ubwo ngubwo barangize baraje bambariye miliyoni 19, bagera nk'ahantu ku muntu ufite shamburete bakamumara nka miliyoni 21. Urumva ufite ibikorwa ntabwo bamubariraga amafaranga akwiye. Baravuga bati umuntu ugera agaceri kashimishije yisubirishijemo, dusubirishamo, turabijyana tusubizayo. Barangije bampa inzu y'ibyumba 2 na salo ngo mu Busanza. Ngiye nkubwishije ukuri, itangazamakuru nkubwije ukuri wa munyamakuru, ntabwo nazajya mu nzu y'ibyumba 2 na salo. Amazu yanjye yarantunze maze imyaka 22 hano muri Kangondo. Abana aje mfite abana biga segonderi 4, abandi 4 biga primaire ari gatoya. Abana bose barashingiwe, narabashingiye mu mafaranga mbara mu mazu yanjye, bariga bararangiza. Tungira ndi umukecuru imyaka 60 tugiye kumunyi ibyumba 2 na salo, ntinyagambuye ntafite naho nsokera. Ibyiza ahubwo mubabwire ku wa mbere ahubwo bazaze basenya babivaneho, batubwira aho tujya kuba. Ntabwo najya mu Busanza, ibyo ndabikurahiriye rwose. Ubu nabibabwire ko najya mu Busanza kandi nabibabwire. Ibi ni ugusuzugura abantu, basuzugura abantu kiremwa muntu Imana yaremye bakatugira gutya. Uzi ko umuntu ashaka umutungo, uzi kubaka inzu, ufite abantu 8 ubiga, ukubaka ukarangiza, bakiga bakarangiza mu mitungo yawe, umuntu akaza kubwira ngo bagiye ku inzu y'ibyumba 2 asaba. Ese umugabo yubakira undi mugabo? Ese undi batugendera kubera iki? Twe twumvikanye twebwe inama njyanama yo yitumurenge batubwiye ko umuntu uwemeye uzemera ingurane ikwiye mu mafaranga bazayamu, uwemeye inzu bakayimuha. Niba ntashaka inzu banjyana ku ngufu kubera njye se ndi ingororwa, ndi umugororwa ko umugororwa rero bavana imageragere bakamujyana igitaramo uko bashatse. Ntabwo ibyo ari njye nta n'ikintu mfite cyo kuvuga mugabo wa munyamakuru w'imbaza byibaragarira n'igikora kuva mu gitondo sinariye kandi nateze sinariye kubera ibyo uriya mudamu w'iki yari yavugaga. Uriya se yavugaga gusa yaraje kutubwira ngo ni itegeko ryo kunyimura. Nize amashuri nirwanaho, nkora ubuyede nirwanaho kugira ngo nubake Kigali. Aha niho navukiye kuri ubu butaka bwa Kigali. Aba bose bavuga gutya baje bahansanga ngo Kigali ari ibitoki ndetse ari n'ibitoki. Kuba bahatuye rero kandi abangaba bavuga ngo batuye muri ayo mazu, uriya utubwira agenda mu modoka miliyoni 80, inywa esanse y'ibihumbi 80 ku munsi, njye nyakorera ukwezi kose. Rero kuza gufata inzu yanjye bwa mbere abaza muri 2017 bayihaye miliyoni 8, sinanezezwa nazo, subirishamo. Ngeze mu rukiko bavuze yuko nazo ari impapuro mpimbano kuko zidasinyeho n'akarere kandi naratanze amafaranga. Icyo ni igihombo cya mbere akarere ka Gasabo kaneje n'umujyi wa Kigali. Icya kabiri nirirwa mpangayitse hejuru y'ibyo nashaka. Njye naraguze ndubaka, nubatse uwo mushinga wo kubaka amazu agezweho ntawe uhari, kandi twari no kuyubaka niko batayatwigishije. Icyo gishushanyo baragifashe ubwabo bagishyira mu mufuka barakigendana bakima baciriritse, bagira ngo bazaze kutwisha. Kuvuga ngo amanegeka ni umukene, ntago ari umuntu. Nimba ari amanegeka bajye gukura iriya sitasiyo ya esi iri hariya, bakureho zino nzu z'umuturukiya ziriya mu gishanga, bakureho Kibagabaga igice kimwe cyo mu gishanga. Icyo cyose ni amanegeka. Ariko kuza kumfata njye tuye ku musozi ngo banyirukane ngo ni amanegeka.
inzu bayimbariye miliyoni 8 ubigeze muri miliyoni 40. Nimba igeze muri miliyoni 40 nibazane miliyoni 40 cye twicare ku meza tuganire mbabwire ibyo nshaka. Inzu za Nyagasambu zirari zigura miliyoni 15 z'amakadasiteri nagera nkatuzamo abana bacu kabatuza bakamera neza. Ese abana babo ko biga muri za Green twebwe abacu bakwiga hano muri Ketchup tuzahurira he? Barashaka ko noneho okay nibanyimure nabi umugore bazamuntunge ubabwira uti muzaze gutunga umugore wa Shumbusha mumujyane n'abana be mugende mu bakuru kuko barya ibyo kurya njyewe njya uko nabize icyuya nkubaka nabize icyuya ariko mvisha amagambo atubwira iriya nzu si inzu ni inzu mu nzu. Njye nubatse inzu y'ibyumba 4 na saro na saramanje irimo amakaro irimo umurimo parafo ifite n'amazi ku ruhande mvoma muri metero 5 ntago mvoma muri metero 100 n'umwana wanjye ajya ku ishuri riri hano muri metero 200 mu gihe bo barishyize muri metero 400. Isoko riratwegereye ntago njye kuvuga ngo rero ngo imvura izanyagira ninyagira nkabona ngiye gusenyuka ngiyimu nijyana ntago umuntu angereraho gutura ngo imvura se ziguye muri iki kinyejana kuva navumba mu mujyi wa Kigali ni zinga imvura muri 94 itaranyishe imvura yo muri za 95 imvura yo mu bihumbi 2 itaranyishe ruzagayura itaranywa yo muri 2005 iyi ngiyi zantwara ni bampa amafaranga binjirira impuhwe kuko ntago bangirira impuhwe batarigeze bazingira ndi umwana. Murakoze Imana ariko nahaguze miliyoni 25 ntaravugurura maze kwavugurura hafashe nka miliyoni 60 bagiye kumva bampa miliyoni 40 umugena agaciro wanjye ampa miliyoni 80 ariko bagiye kumva bampa miliyoni 16.